niba ukunda kureba filime buramubonye ubonye filime z'ibihinde zigiye ziri mu bwenge bugiye butandukanye, imirwano ndetse n'ibindi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka ye n'ubuzima bwe. Jye mwumva ni Cedric n'inshuti. Niba utarakana subscribe ubikore kugira ngo tujye tubona mu byacu ku bukene no ku bwije. Baha ikaze. Yavutse ku itariki 9 mu 1967 ya Punjab. Nyuma yo kuva Delhi yakuriye mu gace ka Rwanda i Mumbai, yiga ku ishuri rya Don Bosco High School. Kubera ko yakundaga imicezo kurusha amashuri, yaretse kwiga muri Guru Nanak College, se amwohereza Bangkok muri Thailand kwiga umukino wa Muay Thai martial art. Uyu musore ageze muri Thailand yakoraga akazi k'ubugaragu no guteka muri restaurant kugira ngo abone umutunga mu gihe yigaga kwigwanaho. Agarutse mu Buhinde yatangiye kwigisha imikino ngororangingo i Mumbai. Umwe mu banyeshuri be wari umufotora yabonye amwenyura neza, amugira inama yo gukora umwuga wo kumudahinga. Yahise abona akazi mu matangazo n'udufilime duto. Muri filime ya mbere yakinyemo yitwa Aija, yakinye mu 1947. Yakinyemo akantu k'iminota 2 nk'umwigisha wa karate, umukinnyi mukuru witwa Akshay. Uyu musore yahise akunda iryo zina, ahitamo guhindura Rajiv Hari Umabati yari yiswe n'ababyeyi be, akitwa Akshay Kumar. Uyu musore yasinjira muri Bollywood kuva mu 1991 kugeza mu mwaka w'2000. Filime ya mbere nk'umukinnyi mukuru yakinnye mu 1991. Mu mwaka w'2000, nyuma yo kubona ko abantu bamenyereye muri filime z'imirwanire, yakinnye filime y'urwenya yitwa Heri Peri, yabaye igihanganye mu gushimisha abantu. Bikurikirwa n'izindi filime yakinnye 2007 ndetse n'inyakinnye 2004 na 2005. Mu mwaka w'2001 yashakanye n'umukinnyikazi witwa Twinkle Khanna, aho bafitanye abana babiri, umuhungu ndetse n'umukobwa. Akshay Kumar yazwiho gahunda zikomeye, akanguka saa 11 za mu gitondo, ntabwo anywa inzoga cyangwa itabi, kandi aryama saa 3 n'igice z'ijoro. Ndetse azwiho gusohora filime zirenga enye ku mwaka, mu gihe abandi bakinnyi basohora imwe. Gasozaga ikiganiro cyacu, njye mwumvaga ari Cedric n'inshuti. Nove ko no cyane udatanga subscribe niba utarabikora kugira ngo tujye tubona ibintu byacu ko bukeye no ku bwije. Tuzahora ubutaha. Ese waba wifuza gukoresha ibyapa bigiye bitandukanye, imitako ndetse n'ibindi bikozwe mu buryo bwa gihanga kandi bwa kinyarwanda? Uyu munsi igisubizo nta kindi uretse kureba String Art. Bakoranye isozi mu Gakinjiro, ubundi bakora ibyapa ushaka mu buryo bugiye butandukanye. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0793032430. Ubundi bakora ibyapa, imitako n'ibiseke bigiye bitandukanye.